Nongeye kubasuhuza mwese kandi mbifuriza ibihe byiza nk'ibisanzwe mukamubwiye kubana nanjye Ndakize Fred. Umunsi wa none nifuje kubagezaho amwe mu mateka y'umugabo ukomeye witwa Saddam Hussein. Saddam Hussein ni rimwe mu mazina yamamaye y'abagabo bakomeye bategetse ibihugu by'Abarabu. Saddam Hussein yari perezida w'igihugu cya Iraq. Saddam Hussein amaze kumenya yuko ari nta kindi gisigaye agiye kumanikwa, yasabye ko basi bamwica bamurashe urufaya rw'amasasu menshi, ariko barabyanga. Mu gihugu cya Iraq hari intara yitwa Al-Qadmiya. Muri iyo ntara ya Al-Qadmiya harimo inkambi ya gisirikare ihuriwemo n'abasirikare b'Abanyamerika ndetse n'Abanya-Iraq. Iyo nkambi yitwaga Camp of Justice, cyangwa se mu rurimi rw'Icyarabu yitwaga Camp Al-Qadana. Muri iyo nkambi ya gisirikare rero ya Al-Qadmiya, aha niho Saddam Hussein bamumanitse baramunyonga. Hari tariki 30 z'ukwezi kwa 12 mu 2006. Saddam Hussein yishwe urupfu rwo kumanikwa umugozi. Niki cyateye guhigwa kwa Saddam Hussein kugeza Saddam Hussein yishwe? Ese byaba byaratewe niki? Yari umuyobozi bwoko ki? Ni Saddam Hussein yaba yarakinye politike ye nabi kugeza ubwo atangira guhigwa ndetse no kwishwa? Iyo rero inkuru Intwari RTV1 twaguteguriye uyu munsi wa none. Kaze rero ubashe gukurikirana amateka y'umugabo ukomeye wishwe urupfu rwo kumanikwa, Saddam Hussein. Saddam Hussein niwe perezida wa gatanu wayoboye igihugu cya Iraq. Bivugwa ko yari umuperezida wayoboje inkoni y'icuma. Yari umuperezida ukomeye cyane wayoboye igihugu cya Iraq, umugabo utinyitse, umugabo w'amahame wavugaga rikijana, umugabo utaravugirwagamo n'undi mugabo. Saddam Hussein yavutse tariki 28 z'ukwezi kwa 4 mu 1936. Yavukiye mu muhana witwa Al-Arja mu ntara ya Al-Tikrit. Saddam Hussein yavukiye mu muryango w'abakene cyane. Saddam Hussein yagitwitwe mu nda ya nyina. Byabaye ngombwa ko papa we apfa urupfu azize kansa. Saddam Hussein akiri mu nda ya nyina, amutwita amezi make cyane, byabaye ngombwa ko se yicwa n'indwara ya kansa. Rero Saddam Hussein yapfutse asanga se yarapfuye. Aho nyina yarari hari umusaza wamureraga w'umukene cyane. Rero nyina mu byifuzo bye yifuzaga ko umwana we azakurira mu muryango mwiza, ukize, umeze neza. Biba ngombwa ko amaze kuvuka berekeje muri Baghdad, amujyana ku musaza witwa Hailala. Uwo Hailala yari nyirarume wa Saddam Hussein i Baghdad. Ku myaka 3 gusa Saddam Hussein amaze avutse, nyina yongeye kandi gushakwa n'undi mugabo. Biba ngombwa rero ko Saddam Hussein na nyina umubyara basubira mu ntara ya Tikrit. Kubw'amahirwe make Saddam aza gusanga umugabo wa nyina ari umugabo mubi cyane, umugabo wamubangamiye, wamukozaga ku nkoni ndetse we na nyina. Biba ngombwa ko ku myaka ye 10 gusa, amaze kubona ko adashobora kwihanganira itotezwa ry'umugabo wa nyina, byabaye ngombwa ko ahunga, yongera kandi guhungira Baghdad kwa Hailala ari we nyirarume, ahunga inkoni ndetse n'ibitutsi by'umugabo wa nyina. Mbibutse ko nyirarume wa Saddam Hussein, Hailala, icyo gihe yari amaze igihe gito cyane avuye muri gereza, aho yari afunzwe azira imyumvire ya politike. Uyu nguyu ni nawe wabaye intandaro ya Saddam Hussein kwinjira muri politike. Byabaye ngombwa rero ko nyirarume wa Saddam Hussein amujyana ku masomo,
ari nako agenda amucengezamo imyumvire y'ishaka ryitwaga Ba'ath. Saddam Hussein mu busore bwe yakuze yifuza kuzaba umusirikare w'igihugu cya Iraq, ariko kubw'amahirwe make amaze kugerayo ibizame babakoresheje kugira ngo bemerwe kuba abasirikare b'igihugu byaramutsinze. Amaze gutsindwa rero n'ibyo bizame yakoreshejwe, byabaye ngombwa ko Saddam Hussein ahindura imyumvire ye muri politike. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana urwenda mirongo itanu n'icyenda, Saddam Hussein amaze kugira imyaka 20, Saddam Hussein yiyunze na parti politike cyangwa se ishaka rya Ba'ath. Bibutse ko iri shaka rya Ba'ath bari bafite inzozi zo gukuraho perezida wari uriho muri uwo mwaka muri Iraq. Mu mwaka wa 59, igihumbi kimwe amajana urwenda 59, byabaye ngombwa ko Saddam Hussein aba umwe mu basore batoranijwe bo kuja kwica perezida w'igihugu, bamuteze ambuscade cyangwa se ambush, bamuryamira kugira ngo babashe kumurasa. Iryo geragezwa ryo kwica Abd al-Karim Qasi, perezida w'igihugu cya Iraq, ryageragejwe tariki 7 z'ukwezi kwa 9 z'ukwezi kwa 10 murambabarira mu 1959. Ubw'amahirwe make rero byabaye ngombwa ko iyo ambushi yabo ari ntacyo yafashe. Barashe umurinzi cyangwa se uwatwaraga imodoka ya perezida al-Karim, arapfa. Perezida wari uhari baramurasa ariko ntiyagira icaba. Bamaze rero kubona ko batsinzwe imisyo bahawe, Saddam Hussein yahunze igihugu cya Iraq, yuriye indogobe yerekeza mu gihugu cya Syria. Atinze rero amaze kugera muri Syria, yaje guhungira mu gihugu cya Misiri, niho yahawe ubuhungiro. Bibutse ko Saddam Hussein akiri mu buhungiro mu gihugu cya Misiri cyangwa se Egypte mu bumva ururimi rw'igifaransa, icyama cya Ba'ath bo ntibigeze basinzira, ntibigeze baryama, bahoranye inzozi zabo ndetse baranaziharanira kugeza ubwo mu 1963 babashije gutsinda urugamba rwo gukuraho perezida Abd al-Karim Qasi, bamukura ku butegetsi. Saddam Hussein yumvise inkuru nziza y'uko perezida Abd al-Karim Qasi yavuye ku butegetsi, n'ibyishimo byinshi byabaye ngombwa ko agaruka mu gihugu cya Iraq, aza gukomerezaho ubuzima bwe bwa politike. Ariko kubw'impamvu z'ubwumvikane buke zagiye zigaragara mu cyama cya Ba'ath, bonyine ubwabo ntibabasha kuvuga rumwe, byabaye ngombwa ko Saddam yisanga kandi mu mugozi, arafungwa. Afunzwe imyaka 3 ari muri gereza, kandi muri iyo myaka 3 yose nk'uko bisanzwe imfungwa zose, Saddam Hussein ntabwo yabasha kuhagirira ubuzima bwiza, yaratotejwe, yarakubiswe, yagiriwe nabi cyane, ariko nyuma y'imyaka 3 aza gufungurwa. Bibutse kandi nubwo mvuze ko yafunguwe, Saddam Hussein yabasha gutoroka gereza, aracika. Saddam Hussein amaze kuva muri gereza ntiyigeze acika intege na gahunda ze za politike. Saddam Hussein ibyo yasigaye akora byose noneho byatangiye kugenda neza. Mu 1969, Saddam Hussein na Adam Hassan byabaye ngombwa ko batorerwa umwanya wo kuyobora icyama cyabo cya Ba'ath. Saddam Hussein yongiriza al-Bakr. Saddam Hussein wari umuyobozi ukomeye mu ishaka ry'abasosiyaliste rya Ba'ath muri Iraq. Rero yamaze kubona uwo mwanya, agerageza gukora ibishoboka byose kugira ngo yongere kandi asubize abaturage ba Iraq mu buzima bwiza, yongera kandi arazamura ubukungu bwa Iraq, akora ibintu bikomeye cyane ku buryo igihugu cya Iraq cyongeye kandi kwisanga mu bihugu bifite abaturage bafite ubuvuzi, bari kwiga ku mashuri ku buntu, ndetse ibintu bitangira kugenda neza, babona ko ubuzima bwahindutse. Saddam Hussein yakoze imirimo ikomeye cyane yo kongera kandi kunga ubumwe bw'Abarabu b'Abanya-Iraq, Abakurdi, Abashia, Abasuni. Abo bose ni abantu batari bakivuga rumwe. Iraq yari yaracitsemo ibice byinshi cyane, batavugaga rumwe, bongera kandi kugarurirwa ubuzima bwo kuvuga rumwe. Ibyo byose ntibyagiye bizanira Saddam Hussein ikuzo mu gihe cye yari amaze ayoboye ishaka ryabo rya Ba'ath.
mu mwaka w'1972 Saddam Hussein byabaye ngombwa ko afata inganda zose zikora amavuta mu gihugu cya Iraq cyangwa se peteroli zari z'abanyamahanga zose, byabaye ngombwa ko azihindura iza Iraq, ibyo bitwa kunationalize inganda z'abanyamahanga zihinduka iz'abanya-Iraq. Kuva ico gihe Iraq yagize ubukungu bwiza kandi buri stable kugeza ubwo itari igitega inkunga y'abanyamahanga kugira ngo abashe kugira ico yagezaho igihugu cye cya Iraq. Nkuko mubizi ibihugu byinshi bitaratera imbere baba bafite amadeni menshi ya World Bank y'ibihugu runaka, by'umwihariko ugasanga icyo Saddam Hussein yakoze yabatuye igihugu cya Iraq mu buretwa bw'ubukungu, kugeza ubwo Saddam Hussein yafashe igihugu cya Iraq agihindura igihugu gikomeye cyane mu bukungu mu bihugu by'Abarabu. Saddam Hussein akimara gukora iyo mirimo yose, abanyeshuri bose bigaga guhera muri primaire kugeza muri secondaire bigiraga ubuntu, kuvurwa kwari ubuntu. Yateye inkunga abahinzi babasha guhinga bareza cyane. Saddam Hussein yakoze imirimo ikomeye cyane nyuma y'ico gihe. Igihe cyose rero Saddam Hussein abamurebaga bose bamonagamo ubutwari butangaje ndetse no gukunda igihugu cya Iraq, ku buryo bamufataga nk'umucunguzi w'abanya-Iraq. Mbibutsa ko ibyiza byose bigendana n'ibibi. Saddam Hussein amaze kugera kuri ibyo byose tuvuze, Saddam Hussein yatangiye umushinga wo gukora ibitwaro kirimbuzi, atangira gukoresha amafaranga y'igihugu cya Iraq ayakoresha mu bya gisirikare, akoresha ibitwaro bya kirimbuzi, yubaka igisirikare cya Iraq. Igisirikare bivugwa ko cyakoreshejwe amakosa menshi cyane, bagendaga bica abatavuga rumwe na Perezida Saddam Hussein. Mu mwaka w'1976 byabaye ngombwa ko Saddam Hussein ahabwa umwanya w'umugaba mukuru w'ikirenga mu ngabo z'igisirikare cya Iraq. Mbibutse ko Saddam Hussein yabaye umugaba mukuru w'ingabo za Iraq atarize igisirikare. Mu mwaka w'1979 perezida wari uriho muri Iraq ico gihe yatangiye ibiganiro na Perezida Al-Assad wo muri Syria. Ibyo biganiro byari bigamije guhuza ibihugu byombi, Iraq na Syria, bagahuza ingabo, bagahuza imbaraga, bagahuza ibintu byose. Mbibutse ko Saddam Hussein uwo muhuro wabo wari kumugabanyiriza isifa cyangwa se imbaraga cyangwa se ikuzo yari afite, bikamumara imbaraga. Ibi byabaye ngombwa ko Saddam Hussein abyanga, arabipinga, kubera ko ubumwe bwa Iraq na Syria ntaco byari kumumarira we ku nyungu ze bwite, ahubwo byari kumumara imbaraga ndetse n'inzozi ze zo kuyobora igihugu cya Iraq bikamusubiza inyuma cyane. Umwaka rero w'1979 byabaye ngombwa ko Saddam Hussein ategeka Al-Bakr, perezida wa Iraq, kwegura, abasha gutangariza abanya-Iraq ko we abaye perezida w'igihugu guhera muri uwo mwaka. Rero Saddam Hussein akimara kuja ku mutwe w'igihugu cya Iraq, akimara kuba perezida, yahamagaye abayoboke b'ishaka rya Ba'ath. Amaze kubahamagara bahageze, abasha kubabwira abantu 69 yaciriyeho urwo gupfa, ababwira ko abo bose badafite imyumvire nk'iyiwe, bapinga ibyo atekereza n'ibyo avuga, abo bose babasha kwicwa. Ico gihe bataravuze rumwe nawe bose barishwe, haba ubwicanyi bukomeye cyane butangaza abanya-Iraq ndetse n'isi yose iratangara. Nyuma yaho, nyuma y'iminsi mike, icongeye kandi gutangaza isi yose ni igihe yafashe umusirikare witwa Tariq Aziz amugira umugaba mukuru w'ingabo. Birazwi cyane ko muri Iraq ari igihugu gitwarwa n'amahame ya Islam, ifite umubare mwinshi w'abayisilamu, ifite abakristo bake cyane. Rero kuri benshi ntabwo byabashaga kumvikana uburyo Saddam Hussein yafata Tariq Aziz akamugira umwe mu bakuru b'ingabo za Iraq kandi atari umuyisilamu. Gusa
ico co ntabwo gusa ico nticari ikibazo kuri Saddam Hussein kubera ko amateka agaragaza ko Tariq Aziz na Saddam Hussein bahoze ari inshuti cyane kuva kera kose. Saddam Hussein na Tariq Aziz bahoze ari abarwanashaka b'icama ca Ba'ath. Ibyo rero byari byarubatse ubushuti bwabo, kandi kuba bafite imyizerere itandukanye nticari ikibazo kuri bo kuko inzozi zabo zari imwe, bakoreraga icama kimwe ndetse bafite umugambi umwe wo kuzayobora igihugu ca Iraq bakuyeho ubutegetsi bwa Qasim. Raporo zigaragaza ko Tariq Aziz na Saddam Hussein babaye inshuti kuva kera bivanye n'umutekano muke Saddam Hussein yagize aza guhungira mu gihugu ca Amerika mu mwaka w'1950. Biza kuba ngombwa ko Tariq Aziz asigara mu mwanya. Mu mwaka w'1950 Saddam Hussein amaze guhungira mu gihugu ca Amerika, Tariq Aziz we yasigaranye imbaraga cyane n'amahame yo kurwanira ishaka ry'icama ca Ba'ath. Ibi nibyo byatumye Saddam Hussein abasha kumugira ministre wa affaires intérieures ndetse n'ububanyi n'amahanga. Bigeze mu mwaka w'2004 ingabo za Iraq zimaze kubasha gutera Iraq ndetse n'abambari babo, Tariq Aziz yamanitse amaboko basha kwitanga mu ngabo z'abanyamerika. Saddam Hussein rero uko amateka bivuga n'inkomoko ye mu muryo wabo wa Al-Tikrit, bivuga ko ari abantu bakuze ari abantu bakomoka ibwami, bakunda icubahiro, bakunda kuvugwa neza, abantu bakomeye cyane bafite amahame akakaye yo kumva ko ari nta wundi muntu wamuja hejuru. Mu mateka y'ubutegetsi bwa Saddam Hussein hari umugabo wamenyekanyemo ku mazina ya Al-Hassan Abdelmajid Al-Tikrit. Uyu mugabo bamwitaga Chemical Ali. Uyu nguyu yari umukwe wa Saddam Hussein ndetse akaba n'umugaba mukuru w'ingabo zarindaga Saddam Hussein. Impamvu y'izina yitwaga Chemical Ali ni ubugome yagaragaje ku Bakurde ku mupaka wa Iraq na Syria, ubwo yafataga uburozi akabushira mu masoko y'amazi y'Abakurde bo ku mupaka wa Syria na Iraq. Abo ngabo bari abagabo barwanyaga ubutegetsi bwa Iraq, bagapinga imyumvire ya Saddam Hussein yose. Ndetse no mu majyaruguru ku mupaka wa Iraq ndetse na Turkiya, aho hose hari Abakurdi. Abo Bakurdi bagendaga barwanya ubutegetsi bwa Saddam Hussein. Byabaye ngombwa ko rero Chemical Ali Al-Majid afata uburozi akabushira mu masoko y'amazi, bose bagapfa. Ibyo Abakurdi bibasha kubasiga ubuzima kubera kunywa amazi arimo uburozi Chemical Ali